Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Dushimiye Imana muri iki gitondo, izinze ijoro ikazingura amanywa. Dushimiye intwari ku rugamba. Dushimiye Imana igira neza. Dushimiye Imana itabura uko ibigenza. Imana ishimwe. Ndabashuje bene data, abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo. Wowe nshuti yanjye, Mukristo w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, Yesu Kristo ashimwe. Tubanje Imana muri uyu munsi hose muri byose. Tubanje Imana ku babisha bacu n'abanzi bacu, igamburiza imigambi yabo. Imana ishimwe cyane, yice imigambi y'incakura. Imana ishimwe cyane. Imbaraga z'Imana zirahambaye, imbaraga z'Imana ziratangaje. Nyemerera wongere uzamure kwizera kwawe, wongere urebe ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe, wongere ushimire Imana. Imana ishimwe cyane. Turacyari muri teme yacu igira iti Imana ni urukundo. Imana ni urukundo. Imana niyo idufitiye ineza itarondoreka. Imana ni umugiraneza dufite. Imana ni urukundo. Imana ni umugiraneza dufite. Imana ifite urukundo ruhoraho. Mbese urukundo rw'Imana nta n'uwabasha kurusobanura. Ruratangaje. Imana niyo mugiraneza dufite. Niyo teme dufite iki cyumweru. Nyemerera rero muri iki gitondo ubanje Imana, ni ukuri wongere utekereze ku neza y'Imana. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turi imbere y'Imana ishobora byose. Turacyazirikana ineza yayo ku buzima bwacu. Ikindi kidukwiriye ni ukugaruka gushima. Tudatinze rero, nyemerera dusome ijambo ry'Imana. Rwandiko intumwa Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso, igice cya mbere, turasoma umurongo wa 5. Titire y'ijambo handitse ngo imigisha y'Imana ibonerwa muri Yesu Kristo. Imana ishimwe. Hari imigisha abantu babona iturutse ahantu hatandukanye, ariko hari imigisha inabonerwa muri Yesu Kristo. Iyo niyo migisha iramba, iyo niyo migisha ifatika, iyo niyo migisha idapfa gutumuka nk'umuyonga utumuwe n'umuyaga. Imigisha ibonerwa muri Yesu Kristo ni imigisha umuntu atapfa kugupfupfunyura mu kiganza. Intwaro yakoresha iyo ari yo yose, iyo Yesu Kristo yaguhaye umugisha nta wawugupfupfunyura mu kiganza. Rero intumwa Pawulo abwiye itorero ry'Abefeso ko hari imigisha ibonerwa muri Yesu Kristo. Reka dusome umurongo wa 5. Handitse ngo kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo, kubw'ineza ye y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Niwe waduhesheje gucungurwa ku bw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo. Imana ishimwe. Imana yagambiriye kera, yagambiriye kera ko uhinduka umukristo, yagambiriye kera ko uhinduka icyaremwe gishya, yagambiriye kera. Imana ishimwe. Yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo. Gucungurwa bituruka ku rukundo rw'Imana. Kuba Yesu Kristo yaremeye kuza kubabazwa kugira ngo ubabarirwe ni kubw'urukundo rwayo. Ariko ngo yari yarabigambiriye kera, utararemwa, utarabaho, utaravuka.
Imana yagambiriye kera kugucungura. Ahubwo ikibazo, uyu munsi wakiriye urwo rukundo rwa Yesu, wakiriye iyo migambi myiza y'Imana yagambiriye kugucungura, warabyakiriye. Wumva unejejwe nuko waba icyaremwe gishya, wumva unejejwe nuko waba umukristo, wumva unejejwe nuko wava muri ibyo byaha, wumva unejejwe nuko Yesu Kristo yagambiriye kera kubw'urukundo rwe kugucungura, wumva bikunejeje. Yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, ko duhinduka abana b'Imana, ko tuba abaragwa b'iby'ubwami bw'Imana. Yagambiriye kera. Ese wowe wumva mu mutima wawe unejejwe no guhinduka umwana w'Imana? Wumva unejejwe nuko waba umuragwa w'ijuru? Ngo yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo. Imana ishimwe cyane ko duhinduka abana bayo, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Ngo tubiheshejwe na Yesu Kristo, nta rindi zina dukirizwamo, nta rindi zina ryo kwirahira, nta rindi zina ryo kwirata uretse Yesu Kristo umwami wacu, uretse Yesu Kristo umukunzi wacu, uretse Yesu Kristo Imana ibana natwe, uretse Yesu Kristo. Yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo kuduhindura abana bayo, kuduhindura abakristo, kuduhindura abana b'Imana. Yabigambiriye kera. Imana ishimwe. Uwiteka wenyine yagambiriye kera kukugirira neza. Abantu bagambiriye nyuma kukugirira nabi, ariko Imana yagambiriye kera kukugirira neza. Imana ishimwe. Niyo mpamvu ubona babikora bigapfa ubusa, niyo mpamvu ubona bakora ibintu bibi ku buzima bwawe, Imana ikabahinyuza. Nuko hari imigambi myiza y'Imana yagambiriye kera itarakurema, utarabaho. Abagambiriye kukugirira nabi bo babigambiriye waravutse, ariko haleluya, ariko Imana yo yagambiriye kera utarabaho kubw'urukundo rwayo kuguhindura umwana wayo. Niyo mpamvu rero urabona mu buzima busanzwe uri umubyeyi, iyo umuntu agiriye nabi umwana wawe urababara cyane cyane cyane, ndetse ukaba wanamuhorera, ndetse ukaba wanamutabara. None nimba wowe uri umwana w'umuntu w'umunyantege nke, icyo kintu kikubaho ukavuga ngo umwana wanjye ndajya kumurengera, imvura iraguye umwana wanjye ndamutwara mu modoka mugeze mu rugo, umwana wanjye yakonje ndamuha agacyayanywa, ndamuha inshyushyu ashyuhe, umwana wanjye arashonje ndamugaburira. None wibwira ko Imana yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo kukugira umwana wayo yabuzwa n'iki kukugirira neza? Niyo mpamvu Imana ikurengera mu buryo wowe udashobora no gutekereza, kuko yo yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo kukugira umwana wayo. Imana ishimwe cyane. Nakubwiraga ngo uzirikane ko Imana ari urukundo. Imana niyo mugira neza dufite yonyine. Imana ishimwe cyane. Nakubwiraga ngo rero uzagaruka ushima Imana, uzagaruka ushima Imana kubw'Imana yakugiriye neza, kubwo kukugambiriraho ibyiza byinshi kandi yagiye ibikora. Uzagaruke ushima Imana. Imana niyo mugira neza dufite yonyine. Shalom.